Kigali stars shine bright in the heart of the night, where the magic comes alive in every single line. From the crowded streets to the silver screens, Kigali's got a groove that you won't believe. The city's got a rhythm, a magic all its own. From the hills to the valleys, it's a place to call home. Kigali News Channel. Stay connected, stay entertained, and stay inspired with Kigali News Channel. Hello guys, bakunzi wa Kigali News Channel, reka ntangire mbaye ikaze ndetse nanabasuhuza mwe mwamaze gukora subscribe kuri Kigali News Channel. Ngira ngo nibutse n'abatarayikora ko ushobora gukora subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona notification z'ibiganiro byiza tubagezaho. Ubu rero twasubiye gusura Mbata nyuma yo guhura nawe arwaye atameze neza, ibintu bitari kugenda neza. Twakomeje kuvugana, ntago twamutereranye, ntago twakomeje kumusura cyane, ariko nta nubwo twamutereranye, twakomeje kuvugana nawe, kumuganiriza no kumubaza uko amerewe. Uyu munsi na none rero we yatwiyamagariye atubwira yuko nyuma y'ikiganiro twakoze abakunzi ba Kigali News Channel bakakireba, ndetse bamwe mukanamuhumuriza. Yatubwiye ko hari n'abamugiriye icyizere kugeza uyu munsi yabonye akazi. Ndavuga nti rero reka mu gihe cyo kubashimira tujyeyo, abashimire natwe ubwacu twamuberetse mukamwumva, tubashimire tunamubereke mureba ahantu umuhungu wanyu ageze. So ntimusigare rero, tujyane. Mukomeze stay tuned, ntimuveho, mukomeze mumperekeze tujye gusura umuntu wacu, tujye gusura Mbata w'Abanyarwanda, tumenye ngo ari gukorera he, ari muri kazi ki, tumenye ngo byifashe bite, tugende tubageza amakuru menshi atandukanye ya Mbata nk'umuhungu wanyu mwakunze nk'Abanyarwanda, wasusurukije abana banyu ndetse namwe akabasusurutsa. Ndagira ngo mukomeze tujyane, gusa nakorera ni heza, nta na rimwe ndamusanga ahantu hatari ubusitani, ariko aho ndabona hari umutego utabaho. Gamba barawereka abantu inofi. Ifi niyo kwa Mbata koko. Uziko wagira ngo umuntu wayishushanyije yarebeye ku nzoka cyangwa ku ruvu. Ubu si ifi niye gahunda we. Oya, ko byagenda kose buri tumije izari nziza. Yahiye sugira ngo yabikireye bitya. Ibi ni ibyo yigira, ibi menya ari bya bindi byigira mu mazi takigira mu mavuta. Dore kwa Mbata twahageze, ikintu kiruta byose tugiye kumutegereza, natugeraho atugezeho na byinshi. Mbata ntabwo yatinze, ntabwo atinze pe. Ni sawa, bimeze bite se wowe? Shani ni wane. Nanjye meze nk'inyogoye. Inyogoye. Muri iyi minsi nanjye ndi nk'inyogoye. Iza. Ahantu habonye gute? Cyane n'ubusitani bwatanga kumbaza kwamenya neza uko ndi ifi meze nk'ase Mbata. Barumbwira umuntu washushanyije inofi yarebeye kuki. Umuntu washushanyije ifi yarebeye ku kanyamasyo. Cyangwa yashatse gushushanya yindi ngatwereke kwa kundi ibyo yigira mu mazi tabyigira mu mavuta. Kuko nubundi hari amazi, ariko ntago iri mu mazi, iri ku zuba. Arashaka kutwereka ibyo yigira mu mazi ko atari byo yigira ku zuba. Ahubwo se urebye yafi neza ukayikadiriya neza, ubona atari imwe yamize Yona. Akuzi ko ari byo we. Icyo kibazo. Mbata uzi ubwenge. Iyi ni imwe yamize Yona. Iyi ni imwe yamize Yona. Uzi ko ngaha byimbye ku ruhande yahengamye menya ariho Yona ari. Muze mbatambutse hano mbanze imbere. Hano ni hoteli. Niho tugira amacumbi. Hano nk'abantu bicara mu karesitora gatoya. Gatoya. Ariko no dufite n'ahandi hanini hagutse. Ese Mbata nk'umuntu w'inshuti yawe, ubu ntabwo wabanza ukanyicaza hano mu karesitora? Oya, tugeremo icumbi nkarya. Tugeremo, ufite akana? Ufite akana? Wese wowe nubwo bwose uri Mbata, nubwo ukuze kera wajyaga wiganye na Mukesha batware ugira ngo
byatuma wona kugira wandi mukije abatwara yarandutaga cyane oya mwareganye mbata hakuze imyaka ufite uretse ko waramye se ubundi wari urugero rwiza rw'imiryango iramba ugereranyije nk'imyaka yanjye banafite nk'ingahe wowe cyo kwa kakubwira ngereranyije neza kandi ntashyizemo kwibeshya kwinshi mbata ntabwo uri munsi y'imyaka wenda byibuze 64 gutyo uvuze ko nawe ndi vampire wapa ahubwo wagira ngo warerewe muri barafu hari movie y'Amerika nigeze kureba abagabo barabafata sinzi ibyaha baba bakoze bakabafungira muri barafu noneho ibinyejana bigashira ibindi bikaza bigera aho ngaho bakazavamo bakira abana kandi bafite imyaka nyinshi byahatari n'ibinyejana biriho babona ibintu bakora bitabaho dore hano ni muri bare bana hepfo ni muri kontwari reba hano iyi jaride niho twicara niho dutaramira bana stage ibiri hariya tugatarama shamana abantu bakurikira abakunzi ba Kigali News Channel abakunzi banjye abakunzi bacu mbese muri rusange mumbabarire n'ubwa mbere mbabwiye ngo mundemere nta kibazo mfite mumbabarire mundemere nzaze ko nkwera hano kwa Mbata cyokoza nabwo nzabere kuko nimba nankwe nzaba meze uko nzaza meze n'ukuntu nzataha ariko ndashaka kuzaza ugataha utakigenza ntakigenza byakurushya Yesu we Mbata uriya gutaha wigenza buriya ntago wanyu inshuti yanjye ntago wampa icupa ringezaho ntigenza buriya ubundi umuntu w'umunywi aranywa ibijigo bikarengerwa oya urumva kuryo uyihengetse gutya ushaka gusuka urwago hasi wapi ukuryo ugenda umeze gutya kugira ngo ngewe mba nkubwira ukuntu mbigenza ngewe kugira ngo uzabone inzoga zingana gutyo zinsindishije biragoye kuko iyo ndi kunywa mvanganamo no kurya ndarya ibirenge bikareba inyuma urango urarya amaguru yose agahinduka imoso ndarya amaguru yose akaba imoso ibyo byo tubyibore nimba no kurya kuryo nk'itungo reka tubyibore ubwo rero nta buryo wansindisha mutese tujye nkwereka n'ahandi hantu uzageza kurira amafaranga yawe cyangwa umwana ufite umwana ushaka kurya umwana shasemo kuheka abana bubu batakiribwa bose babaye igitamisi erega nyoko babamazeho ibyana wapi ahubwo abana bose ntibakiribwa babaye igitamisi oya ba mama banyu bafite amafaranga mwe murakennye ngo nibo babamazeho ibyana mwe muri abo mwasa n'ibisaza twari dukeneye biyafite ni nkawe none uri umukene ntabwo ntakena gutese kandi mfite akazi Mbata wowe niyo wahembwe ndabizi ko mu bantu baguhamagara ukabita bafashe salary ntarimo nzakwita ariko Liza mbivugira hano kuri The News Channel ni ndamuka mpembwe salary ya mbere kuko hano ntagenda hamara ko mpamaze like just ni icyumweru kimwe mpamaze ni mpamara ukwezi bakampemba salary ya mbere mbivugiye aha ngaha tuzasangira inkoko y'umuceri hariya twicaye tuyivovore tunabibereke ko twayiriye nitutayirira imbere yawe Imana iduhana umugisha kuko uri umwe mu bantu basuye ndwaye uri umwe mu bantu bangezeho na mbere y'abandi kandi nanone Imana yagize gutya ngirira ubuntu Imana impaye akazi ni ngombwa ko nitubona salary ya mbere tugomba kwisangira kandi bikagenda neza urakoze Mbata biba byiza gushima no kuzirikana n'abantu bose mboneraho mbabwira umuntu nagukorera ikintu nubwo cyaba kitarenze kuko nta kintu kirenze kiba umuntu yagukorera ari umuntu ariko umuntu nagukorera akantu akariko kose uko kaba kameze kose iyi piscine yacu tujye dutrayinga best tunyurwe kandi tubigaragaze iyi ni piscine yacu ifite metero 2 kuri 1.20 hariya niho hagufiya ushaka harehare uza wegera hano ubona ko aha niho muri Grambasi hano ni hano abantu bareshya nkanjye sibyo ko ngenda yatinya nawe mwibasi ndatinya waretse nka gusunikamo Mbata oya baretse byibone dufite na metero na jeri wacu metero na jeri n'ubushinze amazi urabumutse woze nta kibazo bitwaye ariko nanone iyo yanyoye urayishyura uyanyoye urayishyura none se mba nagiyemo ntayishyuye oya kuyanywa se waje kuyanywa ko waje kuyoga ubwo se ngize ibyago nkasoma wagufasha uyanywa urayishyura ubwo se nta mimwe nangaye urayishyura bareba litiro wanyoye icupa ry'amazi hararigura 5 ukayishyura hariya nta mikiri bihari litiro se bazirebera kuki
kuyo wanyoye barayakurutsa se reka da twe turi amazi wanyoye tukabihuza tukakadiri cyangwa bagutunga water test iyo ari inzoga bagutunga ariko test ubwo yari amazi se bagutunga iki bagutunga water test iyi niwe maître nagere wacu maître bite wanyigishije koga uyu ni umutekinisiye ushinzwe sezana nirebera ubundi niyogere naga pisine k'abana Sembata ariko ngiye hano byibuze hano twakuramo tukoga hano mu bana wenda byo twagera ahangaha ubu se umuntu w'imyaka nk'iyawe umuntu wiganye na Mukesha abatwari watenyuka ukajya muri aka gapisine k'abana nakoga cyane rwose kandi byanashimisha n'abantu bo mu myaka yawe muri iyi minsi bariyubashye wakihagaraho ukajyamo hariya wenda ukirinda kunyeganyega nyanyoye se uyanyoye ukayishyura sinumvise gahunda ari ukuyishyura ziko nta mugira riza ziko umuntu yakwibeshya akagira ngo ugire impuhwe nta mugira sinumvise gahunda ari ukuyishyura uyanyoye wayishyura ngo dukomeze ujyane muri sauna subu nguyemo uguyemo wasiba kutunywera amazi n'abindi byose biba byemewe ikibazo si uko utayanywa ngwanyemo telefone yanjye na mikoro byagenda bite gadi yarira nk'umwana mutoya gadi yarira se akombata gushatse kumvisha abantu yuko mikoro atari iyanjye niwe ushinzwe ibikoresho oya ubwo ugize ngo ubumvishe ko mikoro atari iyanjye gadi niwe ushinzwe ibikoresho byawe ariko yarira nk'umwana kuko akazi kaba gapfuye ngaho uramuvugiye baguhena hanyuma riza wese ubisanzwe mu buzima bimeze bite sha nanjye ntago meze neza kiretse ngize umuseriveri ukanshakira akazi k'ubuseriveri baza guserivana uza ni muri metero 200 metero ebyiri ene 280 ko hariho zere ebyiri hariho point ariko hariho aga point ubu si point urabona wayimenya cyangwa wagira ngo ni kabiri dafatanye oya umuntu wabyanditse uburimo ubwo bivuze ngo umuntu wabyanditse niyo agiye kuvuga kabiri aravuga ngo kabiri avuga karibi hano tugira rero n'ibyicungo by'abana ngira ngo abantu barabyibuka aho rero niho hanjye hano niho hawe tugiye kujya mu byicungo hano njye nawe twicunge nituvamo tujye no mu byicundebo by'abantu bakurara hirya aho twabanje twicundane mbataka akantu ko ari gatoya kandi hajyamo umuntu hajyamo akajya asimbuka ngajyamo hano tubanze baducundebe ninde suri buducunde turabyikorera reka ni mbanze njyemo tangusha abana bo mu bakire barakize abana bo mu bakire barakize mbata abana bo mu bakire barakize pe ncunga gadi yabayeho nabi kuvuka mu muryango ukennye ntubona uko kareshya n'ipine ry'ingorofani ubwo uragira ngo gadi agumye agumirwe adusuritse mwana mbata waje ukadusunikira ntabwo wishimira gadi niba wakifuza kuvuga utyo noneho imbere ya kamera uzi ko gadi ashaka kwirukanka munsi y'ameza ibi mbivuyemo birabishye kanigire hariya basunike ubwonko ubuyage uzi ko umuntu aje ahangaha yanyweye urumogi rwamumaramo imyaka 4 akaruzengurutsa gutya ahubwo ruhita ruzamuka urureba nuguhita umwotsi wongera ukagaruka nuko uzi ko umuntu yaruka umwotsi mbata umwotsi urakujabuka sonatibe muravamo Rwandex Nyabugogo Rwandex Nyabugogo ganagujyamo ariko muze sha mwibutse udafite tapandigo arasubirayo cyangwa ushaka umuntu ugukorezaho uyu nawe dusunika wagira ngo amaze umwaka atarye mungu se sha urya byokeje ku mapanu nk'abahungu bapifura umva mbatangiye ndasinzi muhagarare pe ibyo biraza gutuma umva rekeraho nagushire muri sauna sasa rero oya agiye kumujyana mu byicungo abanza njyane hariya aha ni mu byicungo by'abana mukatojya mu byicungo by'abantu bakuru
Ndabona tujye no kuri kingiki. mfata ntagwa nasinze ubu se umwana wo mu bakene ntikimugusha Umwana mu bakene atuye hori hasi. igihorihori se hari umwana wo mu bakene ukigira Ikoreza ikingiki. igihorihori nta mwana wo mu bakene ukigira maze wumve nta n'umukobwa mubi ushobora kurwara igifu ni ikirungurira igifu sakuye he aho muri sunika ari turisunika nyine ubu rero kubera ari umwana wo mu bakene barumva bitakunda si uko mfite ibiro bihagije ndamutse nguye Ageze umuntu mugufi ajyagwa wawuhirimye. umuntu mugufi ntagira atambata Ntago arahima. uravuze ngo nzovu ntajya Ese yagwaye. Yagwa hasi kandi asanzwe hari. aha reka nirire umunyenga n'ubundi dore navukiye mu bakene none ibintu byiza mbibonye nkuze uzi kuba mwagiye ku ishuri mugaca nko ku ishuri rya gardienne ry'abana bo mu bakire mukabanza mugaca ku mabalansoire utu tuntu usuze ukuntu batwita ubundi atari ibyicungo balansoire ahubwo aho ngaho niho ndi burangirize niho ndangiriza nyine se mu byicundebo by'abantu bakuru se ngewe ndetse nataha ntarangije hari hajyamo abageni niho ninkora ubukwe nzaza kubikorera oya banza unshyire mu bageni ko hasa nabi ni imicanga ariko nta kibazo imicanga ntari mu kibuno se ese n'ibitoso byawe nta soko cyashyizemo ikariso se nabanyikuye ndayigira kandi ubu nako benura mbata ntabwo byakunda nkurusha ibiro wabenuka wowe undusha ibiro mbata ufite ibiro bingahe 85 ariko rwose bazihaye intebe zizihagararaho uzi ko nkurusha ibiro bitatu ufite 88 ko numvura inkombe ya mugiga hatumbira mu ruhangegera cyo kora ntimujya mwiburira mwebwe mujya mwiburira umunyenga ndetse na massage turafite ibyumba byiza dufite igikoni cyiza dufite na speciality nk'uko y'umuceri ku bakunda kurya nk'uko y'umuceri bajya bazana abana hano umuryango ugasangira nk'uko y'umuceri bisa neza cyane murakoze ndetse uzamuka ni mu kuboko kw'ibumoso nabyo reka mbibibutse uzamuka ni iburyo buri uzamuka ni mu kuboko kw'ibumoso kw'iburyo uvuye ku murindi uzamuka ari mu kuboko kw'iburyo ntuzashakira icyo cyapa ibumoso yego umanuka ni ibumoso utazakibura ukisanga waje kunsura nta gahunda dufitanye ugasanga yakugezeho ugasanga wagutumiye wamukwepye yego tsare no murakoze kandi mwibuke gukora subscribe share like na comment akahise nakanze ntabwo nigeze nka tujya kumurega yahita ataha n'iwawe ntese urumva ndimo najya agashyiramo fisi nukugira ngo wangize icyicungo ese fisi nagakwiye umunyenga ese mugana ubu ngubu oya ahubwo reka nkubwire fisi ashatse kwiyahura ntibyamugombera kwa makuza cyangwa ku nkunda amahoro wapi ashatse yanaza akajya muri kiriya cyicungo bakazunguza agasimbuka avuyemo akagwa yahita byeza bihuye ariko ndamutse musanzemo hano nakumirwa leta amenya ko hari abantu bashinzwe guhombya abandi bakoze iki tuvemo uva aha hantu batara nawe yaprofise kuko nicaye hagati y'amaguru yarumva umunyenga ari uwo barumva ari bwo umunyenga wagiye waba umunyenga kuko nicaye hagati y'amaguru kuko umunyenga ari bwo utangira tuvemo w'improfitira mu kavuyo hancakura dore se nizo ncakura ntashaka 2025 ugereye kwereka sawa oya se sawa tetatu dukuramo twambara ese wishaka guhaguruka uryama oya nyanya agatenge mberwa nawe se tugene mu agatenge oya utanyanyaza rushorera ajya ngo yigikenye se arakoroheye sawa yase ngiye gukenyera ebyiri Wowe wicayeho undi mwana yicaraho gutya
gajya twanga arakavuna mbata so nta nubwo ubona ko ari plastique bazakanta kikara reba mbata aragira ngo azabone uko tutarya nkoko n'umuceri no bazakamukata ku mutamba ntabwo nacamo ako shariza nucamo hano yango kuza niwe uzarya gasendo rahira nukuri nucamo bigakunda nawe mubona nk'ikiragi kibona nicyo kitanyuramo ariko ibindi byanyuramo najyanyurutse kibona ntabwo cyahari ahubwo naheramo umwuka mumwe uzi ko aka kazu wagira ngo ni akazamu. Okay guys, ibi ni ibyicungo byacu bya hano Novarand Hotel. Ubwo rero ukeneye kuzana abana mu byicungo urabona ko ibyicungo turafite twaberetse piscine, tubereka sauna, tujye kwerekana sauna, twaberetse na hotel n'ahantu hasa neza hameze neza hakiri fresh. Ikindi cya kabiri service zacu ni nziza, usabwa kuhagera gusa ibindi ukirebera bikagaragara neza cyane imbere y'abakiriya. Reka dukomeze nariza mwereka izindi service zose ziri hari dutanga, hanyuma muraza kugenda mwihera amaso kuri page yacu ya Facebook ni Novarand Hotel, najya kuri Instagram yacu ni Novarand Hotel, none tugiye no kuri TikTok bose twitwa Novarand. Kamaze musabona umubona ngatambuye n'imyenda kamba gatenge n'umugira ngo arashaka ko nota umenye icyo ashaka ntabwo akunduye muri sauna y'amarangi urebe neza urebe neza n'indani ahantu hasa neza cyane hariho gusiritira abantu bacu baje bavuye muri sauna bashaka koga basiritira ahangaha. Nyuma yaho hano tuba dufite na kacyayi, gatunganyije karimo tangawizi, karimo n'ibintu byinshi bigiye bitandukanye kagufasha kugira ngo ugire igogora ryiza. Iyo abantu bamaze koga kota no gukaraba bagenda bakaruhukira hano inyuma bakongera bakagaruka muri sauna. Ubuze ndatembeza ibyo muri sauna n'indani. ndabona n'ahandi bicara harehare hahari harahari kuri gatatu cana itara ndacanye mbonye byanze niba n'igitaza ahantu baricanira ahandi bacanira atari hariya se. Ahangaha rero twotera byose bikagenda neza cyane, urabona ko dufite sauna yandi isanzwe ijyamo ibyatsi by'ikinyarwanda. ngaho bagandi nibakoreho kamera kugira icyo dukorera muri iki cyumba. Oya mwikureho kamera. Oya turashaka kugira icyo dukora asa turabikora bareba. Murazi bamwazi twebwe twigenze. Utandyoza amafaranga y'Igisenyi. Utayandyoza. Zaniye amafaranga ashaka bane ure n'ubwambere namenye ko dumureza aho ngo muri steam. Ari muri steam. Muri steam. Naho ni so. Tuzamuka Amerika kuri reception. Ziko wagira ngo twaje kuyigura. Wagira ngo ibibateri twaje kuyigura. Urashaka kwangura kandi ko nta kintu gitakubita. Dusubira aho twavuye. Amerika kuri reception dute tugiye. Oya jya kunyereka ariko ibiryo niho nshaka. Muri kwitega. Itega kandi bashaka bagutegurira ko mande bari buze kukwakiriza. Tugendere. Ara fari mu cyaje. Baba kwese so umwaka cy'amanya y'ijira. Bari mu cyaje aho bacanira sauna. Bimwe navuye kwambara hano amadukara yiteje muri Amerika tuvuye. Akikira umuryango. Tugendere rero ujye kunyereka ibiryo biri.
Uri? Umwana w'umukobwa uri gukora massage. Uriya? Wicaye hariya? Yengwa pe? Ini ni reception ya ini reception yacu ni kugera neza cyane. Mbakoze ko ufite ikibazo kirekire kandi kinguye. Try your best. Gada umutinde gucana uri umukobwa. Kuko nahaca ubwo nyine. Wowe urasubira inyuma niba bajyanye kuri banki. Ubwo ni muri buyatwara. Kandi Gada yajyanye n'umukobwa kuri banki niyo avuze ati sheri yabikuza yose. Gada ahita avuga ati n'ubundi ukwezi kuzongera kuzura. Abantu bitwa barugabisha birenge. Gada rero none ku buryo bakukora mu gutwi agahita avuga ati n'inkweto n'imyenda naje nambaye bitware nene shaka ko nta Gada reka nkubwire. Gada we gukuramo iriya baga ahetse mu mugongo akayiguhana n'ibirimo byose atitaye ko harimo n'urufunguzo rwa geto nta kintu bimutwara nta na kimwe ngese mba muri geto naragowe so guys rero ngira ngo ntacyo tutaberetse tuberetse umuhungu wanyu tuberetse ukuntu byifashe ameze neza ubu ngubu ari guhiga niba batari guhembwa miliyoni imwe cyangwa ebyiri ariko uko byagenda kose akazi kamwe gahisha kandi ubu ngubu uko biri kose twizeye ko ameze neza twizeye yuko nta kibazo gikomeye kurusha ibindi afite twizeye ko ubu ngubu ahari bitewe n'uko afite akazi arimo arakora nk'abandi bose icyiza ni uko atari umunebwe ubu kugeza kuri uyu munota turabizi neza ko ukuntu ahagaze ikibazo afite mu buzima ni nk'ibyo buri wese agira ni ibintu biri nomo so rero kuva mwaramuhaye akazi mukagira gute mukamwumva ni byiza mwarakoze cyane turabashimira ni iby'agaciro gakomeye kugira ngo umuntu aze hano kuri Daily News Channel atuganirize cyangwa se twe tumusure tumuganirize turebe ukuntu amerewe nidusanga amerewe neza dutaye dushima Imana ariko nidusanga atanameze neza twese hamwe muri rusange nk'abakunzi ba Daily News Channel tukishyira hamwe hakavamo umuntu ugira ikintu akora kandi kigaragara ni byiza cyane mwarakoze ikindi nabasaba ni ukugira ngo mujye muhasure muhatemberere ushaka kunywa akantu ugende wicare muganire uhamusange akwakire neza tukabona serivisi zabo ari nziza cyane ikindi wenda niba ukeneye komande aho yabigusanga hose ushobora kumuhamagara akagukorera iyo komande kandi kakugeraho neza uryohewe kandi ukishima nayo nindi support ni urundi ruhare rukomeye ugize mu iterambere ryiwe ubugize no mu kuduha icyizere nka Kigali nka Daily News Channel kugira ngo byibuze n'umuntu uje utugana yumve ko hari umugisha ashobora gukura iwacu natwe twumve ko hari umugisha dushobora kumukuraho hano ni Igasogi kuri Novaland Hotel ni hepfo y'ijuru rya Gasogi gatoya y'ijuru rya Gasogi gatoya bitoa na handitse Novaland Hotel ugeze ku Murindi urazamuka ku Murindi haruguru y'isoko rya Murindi urazamuka haruguru y'isoko rya Murindi paka ugeze hano ibintu bikagenda neza cyane turabakira tubafitiye piscine sauna ndetse na massage tubafitiye ibyumba byiza dufite igikoni cyiza dufite na speciality nk'uko y'umuceri ku bakunda kurya nk'uko y'umuceri bajya bazana abana hano umuryango ugasangira nk'uko y'umuceri bisa neza cyane murakoze ndetse uzamuka ni mu kuboko kw'ibumoso nabyo reka mbibibutse uzamuka ni iburyo buri uzamuka ni mu kuboko kw'ibumoso kw'iburyo uvuye ku Murindi uzamuka ari mu kuboko kw'iburyo ntuzashakira icyo cyapa ibumoso umanuka ni ibumoso utazakibura ukisanga waje kunsura nta gahunda dufitanye kugezeho ugasanga wagutumiye wamukwebye saa rero murakoze kandi mwibuke gukora subscribe share like na comment love you so much